subiye muri antrenema mu munsi ukurikiyeho nibwo nabwiye uyu mugabo Mr Simba nababwira nti rwose ntinishimye ko nabonye chance zo kujya muri Amerika ariko ntabarashaka ko bashaka bagande gusa arambwira mu Giswahili arambwira ngo usijari ini ya Africa ambwiye gutyo numva umutima uraruhutse ahitamo amashiringi 50 namwe ngo ejo nzamuzanire passport pictures nari ifite ikintu cyitwa ngo ubwoba bwo gufailinga mama ajya gupfa the last time ijambo yambwiye yamaye shapure arambwira ngo nzaba umugabo ngo ndere barumuna banjye nde nta barumuna banjye nge ndi bucura iryo jambo rero ryaramaritse cyane ku buryo ikintu cyose nabaga mfite ubwoba ese ni failinga ni mbega no ku disappointing mu mambyaye kaze mu kiganiro muri podcast yacu uyu munsi dufite umutumire udasanzwe ariko sinamuvugira ko n'umuntu mukuru twibwire kugira ngo abatamuze mu so urakoze King ngewe banyita Kizito Karima cyangwa se the young people banyita Ankozi cyangwa Big Z naje hano muri 97 niga muri seconde cyangwa amashuri makuru iwacu ni Nyanza mu Rwanda Nyanza ya Butare cyangwa mu majyepfo so ndumwe mu bagize amahirwe niko navuga yo kuroka genocide yakora abatutsi so nanjye ubwo banyita genocide survivor cyangwa umurescape naje hano nje gukina umupira actually naje hano nje gukina basket ndi muremure nuko nicaye ifite metero 26 69 ariko nyine ubwo intambara irangiye nabayeho ibibazo napfushije ababyeyi nanjye barantema hano umutwe banjugunya mu bapfuye mvamo ndihisha mu gishanga njya intambara irangiye inkotanyi zifasha igihugu njya baho nk'izindi mfubyi nyura muri za orphelinat za group homes za mbega ibyo system zose zari ziriho n'izinyuzemo ariko noneho kubera nyine iryo hamuka n'ibibazo 96 mu kwa mbere mfata inzira nabango ndagiye kushaka abavandimwe banjye hari abavandimwe banjye bari barahunze kera baba muri Kenya no muri Tanzania so nk'umwana w'umwadolescent mu teenager fata bisi ndagenda ngiye gushaka abo tuvindimwe ariko nabicyo gihe turanyuranye nabo baje kundeba bagira ngo barebe icyo gihe nta telefone zabagaho umuntu yaravuga ati hari karamuna kanje karokotse reka njye kukareba arambwe ati hari karamuna kanje karokotse reka njye kukareba cyangwa se nanjye nkumva ngo hari bakuru banjye bari barahunze bo bahunze kera mbere y'intambara nabaneka mbasanga so kubwa amahirwe y'Imana ngeze munagiye muri bisi mpuramo n'umuntu haruza mukuru wanjye yaratuye arahangeza ariko nsanga mukuru wanjye yaraje so icyo gihe mbana n'umugore we ariko nyine ubuzima bukomeye cyane so ntangira nibwo natangiye gukina umupira nyine umupira basket natangiye na basket noneho recruiter na equipe ya Kenya Commercial Bank Kenya Commercial Bank ntangira no mu junior muri junior yabo so nza kuzamuka noneho nza no kugera muri equipe nkuru noneho njya no mu yindi Trustees Bank umunsi umwe tuza gukina Kisumu muri tournoi nakwita ngo ya East Africa iyo tournoi yarimo abagande abakongomani abatanzania n'abarundi abanyarwanda cyane nibo batari baje so tuhageze rero equipe yo muri Uganda yitwaga Blue Jackets icyo gihe irankunda irandokirita iranjyana barangura mbega bayajyana so noneho kwako nari mutoya nta n'umuntu ufite nyine ndibuka umugabo Mr Simba wari 16 so noneho umugabo wa mbega na nyiri equipe ya Blue Jackets aranyegera icyo gihe nta n'icyongereza navuga Igiswahili arambwira ati we yavuga icyongereza nkacyumva ariko njya kumusubiza mu Giswahili yari umugande arambwira ati urashaka ko tukwishyura amafaranga ngahe noneho nge ndambwira nti nta mafaranga ndashaka kunsubiza mu ishuri ndashaka kujya mu ishuri so noneho agira ngo nuko ntumva ururimi arambwira ati uri sure ati are you sure you want to go back to you want to go to school niko yambwiye mu cyongereza ndabwira ni yes ngiye mimi nataka kwenda shule musumvuka mu Giswahili none harande ati no ati nta kibazo ati nyenza gushakira ishuri uzukinire equipe yanjye ati nzakwishyura ishuri nzaguha na Jado Poche cyangwa pocket money ati nzagutunga muri makeya kuri we yari deal nk'umucuruzi yumvaga ko kunyishyura birahenda ariko kwishyira mu ishuri ni ibintu byoroshye noneho nyuma yaho tutangiye kumenya nanjye ngeze Uganda ubwo ntangira gukina ariko nkajya nta no muri interna noneho nyuma yaho aza kumbaza atari ko niki cyatumye uhitamo amashuri kurusha amafaranga ntabwo njyewe nahisemo amashuri kubera ko nta hantu hafite mba ari homeless so nari nzi ko
nusubiza muri interna nzabona ahomba nkagira n'inshuti ko ari umuryango. So nibwo yatangira kumenya histoire ya nyambwe yatese ati nta babyeyi ugira n'iki nabwo none ngende imfubyi ya genocide yo mu Rwanda tujye baranantemye hano bigaragara umuhoro aho bantemye n'umupanga byari bigishujanyije ntabwo nino nkovu ni umuntu aho bantemye. So anyway the guy became like a father figure. Yabaye kabisa ni nkona kwita ngo muvandimwe wanjye. So urumva aravuga icyongereza nyine avuga Igiswahili. So tugira communication ya nditeye ubwo none rero atangira kunkunda atangira kuba interested ariko icyo gihe nanjye mbona n'umuntu mwiza. So iyo uri imfubyi you just learn who's nice or who's umuntu mwiza cyangwa umuntu ushobora kugufasha. I saw this guy as an angel, namubonye nk'umumarayika Imana inyohereje. So mufata nka mukuru wanjye nk'umuvandimwe wanjye. Sambere imfura rero ndamukinira equipe ye Nivana actually yabwo yahise splitting Blue Jackets twakinagamo no bari bayifatanyije barashwana mbega ntimumvikana none hakare yindi yitwa Falcons Basketball Club. Iyo Falcons ngiye ni witwa Omonyi Steven nitwe yayishinze kubera just two of us nitwebwe navuga ni pillars nitwe yahereyeho tuyishinze rero numvise mfite responsibilities ko ino keeper yanjye twizamura muri urumva yari keeper iva ku mwanya wa nyuma by the time navuye yari ya mbere yari ya kabiri. So biramushimisha rero noneho ubwo muri 1997 haza chance zo kohereza abana muri America baza muri ibyo bita tryouts cyangwa mu igeragezwa. Iyo geragezwa rero noneho muri 1998 umunsi mwajya muri practice muri entraînement ngiye nsanga nabo hari lettre yavuye muri itwa FUBA Federation ya basket yo muri Uganda. Sanga nabaye selected sanga nabaye selected yo kugira ngo muri under 18 ngo junior team national team. So noneho I was excited ngo kuza muri America gukina muri tournoi zaberaga muri Savannah Georgia. Noneho nyisomye neza hasi mbona requirements Ugandan citizenship. Utaragera aho ngaho reka tumaze dukore ku kantu yasobanukirwe. Wageze muri Kenya mu mwaka 96 mu kwa kabiri mu kwa gatatu ya ntego wari ufite yo kujya gushaka abavandimwe bawe wayikomejeho cyangwa wageze aho ngaho urumva nasanze abavandimwe twarabusanyije. So bo nabo bari baraje kundeba ariko mpageze ngira amahirwe nsanga umwe mu bari barashakanye na mukuru wanjye arahariye umugore munyakinyakaza mbere umwana mwiza cyane mbere imfura kabisa n'ubu ni inshuti yanjye yari yabyagira bakunda mukuru wanjye afite abana babiri. Ubwo ni wakubwiye ko mwabushanyije yambwiye ati nawe bakuru bawe baje kugushaka. Icyo gihe noneho kubera ko ngene nari nyuma yaho naze gusanga ko nari mfite ikintu nakwita trauma ntabwo nashobora kwicara numvaga buri gihe mpora ndi on edge. Noneho nakwiruka nakora siporo uko nakuze n'umwatlete mu sportif nkumva meze neza. Nibwo rero noneho natangiye kujya nkajya mu muhanda n'abanyakenya mu gitondo barirukanga barabyamara tubyaho tukirukankana. Noneho nari ntuye ahantu hafi ya Nyayo Stadium nari ntuye mu kazi yitwa South Sea. So urahaze so it was walking distance. Noneho umunsi umwe nza kubona abantu barinjira muri gym hangaho ndagenda ndababona umva nayi muremure cyane. Noneho ngezemo ninjiye muri gym kabisa nunamye mu coach ahita nkunda avuga ati ureshya gute ugira gute. So ahita ambwira ati tuzahure downtown nubone bisi yanditseho KCB Kenya Commercial Bank uzajyemo ujya hitwa Ruwaraka. So ndabakurije tujya Ruwaraka niko byatangiye icyo gihe. Noneho famille yanjye noneho yaje kumenya ko naje noneho bega ubuzima abo bakuru banjye ngo barokotse nyine twasigaranye bamenya aho ndi twarandikirana icyo gihe nta telefone zabagaho. Hanyuma ugeze mu Bugande iyo transition yo kusiga famille wari ufite yakubaga hafi kurusha uko uwo muntu mwawe w'umukoca iyo yari imeze gute mu Bugande warabitekerezaga ufite bashakiriye. So urumva nuko nyine wenda twabihereye kure ariko guhera 1994 narireze. So ndamaze kwakira ko n'imfubyi. So no kuvuga ngo ikintu cyose narakibaza nkakisubiza. Ikintu nagize ubwo ntabwo nshaka kujya muri deep ku story yanjye yo kurokoka it's another story. Ariko ngewe maze kumenya ko ababyeyi banjye bapfuye ari ngiye usigaye. So numvise ko ngomba kuba umugabo nkaba intwari nkitunga. So no kuvuga ngo wo twabanaga wese of course nari nkiri mutoya ariko naradjustingaga. It was easy to adjust. Nk'ubwo mvuye nyine aho muri Nairobi ngize Uganda nahise na adjusting. So burya ikintu iyo uri umukino cyangwa uri umu entertainer cyangwa artist
public iragukunda. So urumva rero ariko ngewe I learn from day one ko hari abafana abo nita abafana n'abavandimwe. Urumva umufana ni umuntu ariko hari n'umuntu umuvandimwe mwicana akari umufana wagukunda kubera ko ukina umupira cyangwa uririmba ariko agashaka no kumenya ubuzima bwawe. So byo rembye nize from day one. So rero transition yo kuva muri Kenya haza muri Uganda, uwo mugabo nahise mbona ko nubwo mukinira equipe ye we afite n'ubumuntu. Mbona n'ubumuntu amugita mbega byageze aho ngaho biba amaze kumenya uwo ndiwe. Urumva n'umuntu mukuru wari ufite ababyeyi kumva umwana w'imfubyi uri wenyine ariko nkajya n'ikintu navuga ngo discipline. Nari mfite ikintu cyitwa ngo ubwoba bwo gufailinga. Mama ajya gupfa the last time ijambo yambwiye yampaye ishapure arambwira ngo nzaba umugabo ngo ndere barumuna banjye. Nde nta barumuna banjye ngiye ndi bucura. Iryo jambo rero ryaramaritse cyane ku buryo ikintu cyose nabaga mfite ubwoba ese ni failinga ni mbega no ku disappointing mu mambyaye. Urumva so iryo jambo rero ryatumye mbana n'uwo mugabo na Mr Simba yitwa John Simba noneho akira unfortunately zitabye Imana. Ariko urumva noneho equipe buriya equipe ukinamo nibo bavandimwe bawe. Nubu nagwe abo twakira ni inshuti zanjye nubu bari hano muri Amerika benshi bari mu kava mu zindi state baza kuba hano muri Indiana ko yako nyine dufite ikintu abakomorari dufite buvandimwe. So transition ntabwo yari ikomeye kubera ururimi kuko nta rumva na n'umukongo na ngende mu francophone niho nakuri none nkavuga Igiswahili tena cyo muri Kenya no muri Tanzania. Abagande bakacyumva ariko bakajya bansubiza mu Cyongereza. Byamfashije kumenya Icyongereza vuba no kumenya kumva Uruganda. So ntabwo transition yari ikomeye cyane. Hanyuma akandi gace wenda tutarasubira hano rugeze kuri story. What influence? Yes. Wenda akazora ufite urukiro. Ni gute wabonye amafaranga yo kuva I think nko muri cyo gihe habagaho nka za Kampala coach. Commerce. So urumva ngewe nibyo mvuga ngo Imana ikora ibintu bize. Urumva ngewe umugabo duhuye ngiye ntangiye gukina basket muri Kenya Commercial Bank batanye kujya banyishura. Uvuye mu Rwanda. Navuye mu Rwanda. Okay, nagurishije seka iyo ni industry. Nago story ya genocide ndashaka kuyayivuta cyane kuko ndashaka iyo tuzabigana so okay. Mu Rwanda. Mvuye mu Rwanda. So nari ndi muri nasubiye muri interna kwiga. Muri interna yo twebwe b'imfubyi yari orphelina iruta izindi kuko baravuga ngo genda ubeyo that's it. So none ntangira kugira hahamuka ntangira kugira indwana nkarwana n'abarimu kandi bitabaho none sinzi uko nagiye wacu Nyanza nayaga mfata imodoka nkava aho nigaga Butari Save nkaza nkajya ku isambi wacu none nkaza nkicara mu matongo yacu niho none umunsi mwenza kumenya ko hari intera hamwe zatwaye inka zo mu rugo. So noneho ndagenda njya ku ntera hamwe yitwaga Polinaire icyo gihe bari intera hamwe sinzi yitwa Polinaire ndasanga yaratwaye inka zo mu rugo. So ikintu rero nakoze yarambwiye ngo sinzi bari intera hamwe Imana imbabare nimba mbivuze nabi sinzi bari intera hamwe ariko nzi ko ari we muntu yaratwaye inka zo mu rugo. Ikintu yakoze we yambereye n'imfura ariko navuga arazinsubiza inka ebyiri noneho ndagenda kuzigurisha maze kuzigurisha bitambona tike numva icyo gihe byari nka 180 by'amanyarwanda cyangwa 100 sinibuka neza. Nibwo nabonye tike imvana mu Rwanda injyana Nairobi. Icyo gihe rero hari umumama twari duturanyeho nayo icumbitse Nyamirambo niwe wagiye kunshakira passport none wanyereka n'ibindi byose none ngewe ndagenda no muri bisi muri icyo gihe buri muntu wese yaragufashaga umuntu wese uzi yaragufashaga. Ngiye muzehe wanjye ari umuntu papa wanjye umuntu uri popular i Nyanza abantu bose bari bamuzi kuvuga ngo umwana wo kwa Karima wozize abantu rero bajya kurangura muri Nairobi baravuga bati tuzi bakuru bawe na mushiki wawe reka tukujyaneyo. Niko so ariko mafaranga tike y'indege tike ya bisi yakomeza ni inka zo mu rugo naguri ni inka zari zibwe zo mu rugo na intera hamwe zansubije ndazigurisha. Ubwo uvuye mu Rwanda ugiye muri Kenya. Yes. Uvuye n'umugira neza muri team ukiniramo aguhaye umusabye yuko wakiga aragukunze mujyanye mu Bugande mubanye nawe then haje scholarship yo kuza hano muri Amerika. Niho twari tugeze. Yes. Okay, so ubwo urumva ndi muri Uganda nakino equipe Falcons noneho haza selection buri mwaka boherezaga abana muri bavuye muri Uganda baje mu igeragezwa hano muri Amerika gukina mu colleges. So yari program yari isanzwe noneho ngewe ba selected
ntabizi ariko kumva baselected number guhera abakinnyi bashoboye cyangwa beza. So mbaye selected noneho ndagenda umunsi umwe ngiye kureba muri iyo selection nyine sanga ndiho ariko nsanga requirements si Uganda citizenship, Uganda passport. So ndibuka maze I was happy, rwose numvise narishimye cyane, numva mfite umunezero. Noneho ngeze muri dortoir aho nabaga ku ishuri nsomye neza mbona iyo requirement nyine kubura umuganda bashaka abagande gusa. So subiye muri entraînement mu munsi ukurikiyeho nibwo nabwiye uwo mugabo Mr. Simba, namubwira nti rwose ntinishimye ko nabonye chance zo kujya muri Amerika ariko ntabarashaka ko bashaka abagande gusa. So arambwira mu Giswahili, arambwira ngo usijari ini ya Africa. Ambwiye gutyo numva umutima uraruhutse, ahitamo amashiringi 50 namwe ngo ejo nzamuzanire passport pictures. Amashiringi imitwaro ni sizo ko bayerwa n'amashiri y'imitwaro niko babyire. So noneho ndagenda ndifotoza muzana pictures za passport. So within like a week anzana passport y'abagande, ahita nshyira muri equipe nationale, banga no kunyishyurira abagande, we aranyishyura ku giti cye kuko baje kumenya ko ndi umunyarwanda. So kuva igihe rero nibwo mbega naje ngeze nahanga. Igitangaje nuko muri abo bose babaye selection kujya muri equipe nationale twagiye gushaka visa barazibima kuko ntibagaragara nk'aba basketeri. Ngiye nayo mfite metero 2 zirenga. Of course I was very fit and I guess I look like ndibuka ninjiye muri ambassade, nta interview nakoze. Nayo mfite n'ubwoba kuko urumva nta cyongereza nari nzi ariko nafashe ibintu mu mutwe. Ariko ngezemo the guy akamwe ngo my gosh ngo wish you good luck, the typical American arimo stamping. Nta interview nigeze nkora. I was sohotse rero nibwo na realizinze ko abandi bazibuze. Noneho mu gihe cyo kutwishyura tike hano bahita bankura kuri list bavuga ngo ndi umunyarwanda. Ariko mugabo kubera ko nanyikundira kandi yarazi ko yanababwiraga ati this the only guy uzajya harakagira impact, ati mwebwe ati just like murakina ariko nta mufite impact, nta future mufite, niko yababwiraga ndakeka. Anyway, so mpita rero nibwo aranzana ndaza tunyura muri Savannah Georgia. Tugeze muri Savannah Georgia mu igeragezwa cyangwa muri tryouts niho tunabonye scholarship yo kujya kwiga muri Chicago. So uko byagendaga barabazanaga mukajya mu igeragezwa muri nk'aba twari benshi, nahasanze abatanzania, abanyakenya, abagande n'abantu bo muri Eastern Europe, zira former Yugoslavia, babana b'abazungu bo muri Eastern Europe benshi cyane. Twari nk'abantu bagera ku I think byari bihugu bigera kuri 16. Twari nk'abantu bagera navuga awuse bagera kuri 100, 200, 300. So there I was among the few babonye scholarships, barasigara abandi basubira muri Uganda. So nibwo navuye muri Savannah Georgia mpita njya kwiga muri Chicago muri secondaire kuko nari ntarangiza secondaire.